Yes, amahoro nshuti bavandimwe muhererese mu mpane z'isi. Ngiye ubasuzanira Lion Damoro 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru y'agatangaza ndetse yabaye akasamutwe ku mbuga nkoranyambaga. Ibintu byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi ndetse baba n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda batangara kandi abenshi bagira ubwoba bwo gutangaza iyi nkuru kubera yuko mu by'ukuri yabaye akasamutwe. Inkuru dukesha igihe rero mu by'ukuri yaje gutangaza mu by'ukuri yuko akariho kavugwa. Mu by'ukuri rero ibintu byakomeje kugenda biyobera abantu ni amafoto yagaragaye y'akabari kamwe muri Kigali ndetse aka kabari kari muri Gasabo kakaba kakabari mu by'ukuri karimo ngo ibintu bitangaje cyane. Mugiye kugenda mukurikira muri iyi nkuru. Mbere yuko dukomeza banza urebe neza nimba warakoze subscribe, hanyuma nawe winjire muri bamwe mu by'ukuri dufatanyije kubaka uyu muryango mugari wa Damoro TV show. Uko nageze mu rubyiniro mu by'ukuri nkasanga harimo abantu bambaye ubusa. Iyi nkuru ni ku mutwe wayo uvuga. Uko nageze mu kabyiniro kabambaye ubusa buri muri Kigali, biragoye kubyiyumvisha no kwemera mu by'ukuri yuko bibaho, kandi mu by'ukuri biragoye kuba wabiganirira umuntu akaba yakwizera. Ariko inkuru dukesha igihe.com yaje gutangaza ko hari akabari mu by'ukuri mu karere ka Gasabo gakorerwamo mu by'ukuri ibintu bigiye bitangaje kari muri Kigali. Kigali rero yaje kuba amahanga nk'uko abantu benshi bagiye babivuga, ndetse haba no muri za comment abantu bagiye bashyira kuri iyi nkuru. Ibyo uragenda ukurikira muri iyi nkuru ni ibintu byabaye mu by'ukuri ku manywa y'ihangu cyangwa se imbona nkubone, ntagara amakabya nkuru, nta nubwo ari kwamamaza, ahubwo akariho karavugwa. Byari mu masaha y'umugoroba ahagana saa 4:50 z'ijoro, hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8 2024. Nari nasohokeye mu kabari kamwe ko mu mujyi wa Kigali. Nari imaze iminsi numva ibimansuro byaciye ibintu, ndetse kugezaho umuntu abona abakobwa babyina bambaye umwambaro wa Adamu cyangwa se bambaye uko bavutse. Umwe mu nshuti zanjye yabonye ko ndi hanze muri iryo joro, yahise anyandikira ubutumwa bugufi ambwira ko we yasohokeye mu kabyiniro kaberamo ibitangaza. Ati ngwino hano wihere ijisho nawe uzagira inkuru bara. Nagize amatsiko yo kujya kumva ibyo umuvandimwe wanjye ambwira bidasanzwe biri muri ako kabari. Uwo musore w'inshuti yanjye yantumiraga mu by'ukuri ngo anje kureba ibintu bibera muri ako kabari. Naramanutse ndagenda mfata akamoto akomeza kugenda ndangira. Mu by'ukuri yansobanuriye yuko nimpagera mbere ya saa 5 z'ijoro ari ukwishyura 5,000 byo kwinjira, ubundi nahagera nyuma y'iyo saha bikaba 10,000. Ntabwo ibibera muri aka kabyiniro yari inkuru nshya kuri njyewe, ni ibintu nari maze iminsi numva ariko bikananira kubyizera ndetse no kuba nabyegereza umutima. Ariko uyu munsi mu by'ukuri reka mbabwire ko numiwe kandi nkatangara, nkanahita mbona yuko koko muri uyu murwa harimo abakozi ba Sekibi ndetse bashishikaye bamaramaje kugira ngo Satani cyangwa se shebuja anezerwe. Ntabwo hinjirwa n'ubonetse wese. Aka kabyiniro gaherereye mu karere ka Gasabo, nta cyapa kikamamaza gihari, yewe kugira ngo uhagere bisaba kuba ufite umuntu wawe uriyo cyangwa se uhakobereye kugira ngo hakurangire. Reka twikomereze tubabwire mu by'ukuri ibyo nahuriye nabyo muri aka kabyiniro kamayobera kari mu karere ka Gasabo. Nk'uko natangiye inkuru mbabwira, hari ku itariki 2 Kanama 2024, hari saa 4 z'ijoro n'iminota 50. Ya nshuti yanjye yari yampamagaye n'ubundi niyo yandangiye bitewe nuko ndi umunyamakuru kandi benshi banzi. Nabanje gutekereza ko ningura agapfukamunwa cyangwa se maske n'ingofero nkihisha nta muntu uraza kumenya. Aka kabyiniro kari mu gipangu ubusanzwe watambukaho ukagira ngo ni inzu cyangwa se n'urugo rw'umuturage rusanzwe. Icyakora amakuru namenye nuko basanzwe bahakorera akabari ndetse gafite n'ibyumba byakira abashaka kuruhuka na za serivisi zirimo massage ndetse na sauna. Nyuma y'uko bandangiye nkahagera, ya nshuti yanjye yasabye umusore w'ibigango uharinda kunkingurira kuko hahora hafunze. Uwinjiriye amaze kugeramo imbere barafunga, ndetse n'usohoka yamaze kugera inyuma barafunga. Nkimara kwinjira mu gipangu
nahasanze parikingi ishobora kwakira imodoka 6 ariko irimo moto gusa, nabanje gutekereza ko nta bantu bahari. Ako kanya nahise nibwira nti mu by'ukuri uyu muvandimwe wahandangiye ntabwo yambeshye, ariko nahise menya amakuru yuko nta muntu ushobora kuza ngo haparike imodoka ye, bitewe nuko nta muntu mu bahaza ushobora kwemera yuko hari umuntu wamenya yuko ariho agorobereza. Nahasanze umukobwa wishyuza ati kwinjira ni ibihumbi 10. Nanjye ntihumura, naje babimbwiye kandi nayitwaje ndayafite. Nahise mwishyura ndinjira. Kugeza ubwo nishyuraga nta kubeshye, mu by'ukuri ntabwo nigeze numva urusaku cyangwa se irindi jwi riturukamo imbere, ryaba iry'umuziki cyangwa se umuntu uwo ari we wese. Ibyatumaga nkeka ko ya nshuti yanjye yaba yambeshye. Nta bantu bari bahari, ariko gusa siko bimeze. Ahubwo kurikira wiyumvira ibyambayeho. Nkimara kuhagera mbankinguriye, nahise mbona ibidasanzwe, kubera yuko nahise mbona byonyine no ku rugi. Urugi ruriho amakusha agera kuri 6 ya za sound proof ku bikuta ndetse no hejuru ku gisenge, ku buryo ijwi ritasohoka uko byaba bimeze kose, kabone n'uwicaye ku muryango inyuma neza ugukingurira ntabazi ibiberamwe imbere habe na gatoya. Nubwo hari abasore b'ibigango barinda umutekano, nta numwe wigeza nsaka habe na gatoya, kuko baba bazi ko umuntu wese uza aho hantu aba ari umukunzi waho wakadasohoka kandi abazineje icyo aje kuhakora. Nta wigeza nsaka, narinjiye nkuwisanga. Nkigeramwe imbere nakubiswe n'inkuba, ndumirwa nifata ku munwa ndavuga nti Mana yanjye ndasohokera hehe. Natunguwe bikomeye cyane nuko ninjiye mu nzu nsanga harimo mu by'ukuri intebe zirimo mu by'ukuri abantu batarenze 25 biganjemo abagabo, dore ko abagore bari basohokeye aho hantu bari 3 gusa. 2 bari bari kumwe n'abagabo baba cyangwa se abakunzi babo, undi umwe wari wambaye utwenda mu by'ukuri navuga ngo ni ubusa buri. Yari yambaye agasutiye gafashe ku moko z'amabere, ubundi yambaye agastringe kanyuze neza hagati mu mbabarire noye kubivuga nziguye kugira ngo hataza kugira abana boherezwa kuryama igihe kitaragera. Yambaye ubusa buri. Mu by'ukuri ubona ko yari kwishakira abo bahuza urugwiro. Muri abo 25 icyantunguye kurusha ibindi nuko nasanzemo abagera kuri 6 cyangwa se 7 dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe, ariko buri mugoroba nageragezaga kubahamagara ngo tube twasangirira agacupa muri karitsiye nkababura. Ahubwo nahise nsobanukirwa neza aho babaga bagiye guhaha ibyishimo, ndetse ibyishimo ngo bo bita by'ibihe byose, ariko jye naze gusanga ari ibyishimo by'abagahe gatoya. Ibyo byatumye nisanga nkaho nsanzwe mpamenyereye. Icyakora ubwo namaze kwinjira nasanze ababyinnyi bahawe akantu k'akaruhuko k'iminota 20. Mu by'ukuri nasanze hasigaye nk'iminota 7 ngo bagaruke ku rubyiniro. Akabyiniro kari mu rugo rusanzwe, mu gihe ahagenewe gufatirwa amafunguro ahari ahashyizwe aho iyo kontwari bacururizaho amayogo y'amoko yose ndetse ahenze cyane. Mu by'ukuri nahise mbona yuko aka kabari karenze ibyo umuntu ashobora gutekereza biba hano ku isi. Garimo amabara yose, ariko ayo mabara yose y'amatara agiye atandukanye ntago mu by'ukuri ashobora gutuma abantu barebana mu maso ngo bamenyane. Ariko ngiye nk'ijisho ry'umunyamakuru, nagiye ndi nk'ijisho ry'abakuru, naragiye ndareba kandi ndabona. Njye n'inshuti yanjye rero twahisemo guhunga izo ntebe mu ruganiro, kuko uwo mukobwa wari umweho ngaho yabaga agenda azenguruka ameze nk'ari kunukiriza igitsina cye buri muntu wese wari wicaye aho ngaho. Twahisemo kwitaza, hanyuma tujya kwicara kuri kontwari aho bacururiza amayogo y'amoko yose. Njye ndamubwira nti rero ibi bintu ntabwo ndi bubishobore. Ese ahubwo uyu mukobwa uri kuza buri muntu wese amutsiritaho igitsina cye yaba ari muntu ki? Nyuma y'iminota mikeya nagiye kumva numva umuntu uvanga imiziki ashyizemo ikirango cyo kubara bamanuka bava ku 10 bageza kuri 0. Ahita ashyiramo indirimbo. Hahise hahinguka umukobwa w'uburanga mwiza cyane muremure w'umuyumbu abenshi bakunda kwita batarushye isiga, ariko yaje yambaye ubusa buri nkuko mubireba ahangaha ku mafoto. Nabashije gukoresha kamera yanjye ya GoPro nari nambaye ku ngofero nari nambaye, ku buryo ntawe abashije kumenya ibyo nari ndi gukora. Umutekano wari wakajejwe impande n'impande,
ariko ntawabashije kubona kamera nari mfite n'uburyo nabashaga gufata amashusho nk'umunyamakuru koko. Nubwo byabaga bikomeye ndetse aha hantu gufungura telefone ntibiba byemewe kuko ari abaseriva n'abakaratika baba bafite imikandara y'imikara ku buryo baramutse bakubonye uri kuvugisha cyangwa uri kwandikira inshuti yawe kuri telefone ntiwamenya aho iciye, ubwawe yakureba, telefone ikibona mu gisenge cy'inzu. Kugira ngo wumve ko biba bikomeye, niyo ushaka kwandikira inshuti yawe urasohoka, warangiza ukabona kwinjira ndetse cyangwa se ukabona kugaruka. Ibyo naboneye ahangaha nagahoma munwa, ndetse inkuru niyo mpamvu yampasa umutima bikansaba kwibwira buri muntu wese ukurikira izi mbuga nkoranyambaga yuko tugomba kujya twitondera inshuti zacu ziduhamagarira gusohokana nazo cyangwa se ko tujyana mu tubyiniro, kuko ibyo nabonye kuri uyu mugoroba ku itariki 2 Kanama 2024 byatumye nibaza byinshi. Nk'utaruzi amategeko y'aha hantu, sinzi uwanyandikiye ngira ndamusuhuza, habuze gato ngo telefone yanjye bayinyambure ndetse bayimene, bambwira ko mbaye ndi gufata amashusho cyangwa amafoto nayatanga cyangwa se inkareba ibimbaho bakayisibira muri iyo telefone, ibintu byose bakabona kuyinsubiza, ariko nabwo bagahita banyirukana. Mu by'ukuri nabahaye telefone barebye basanga nta kintu nindi gukora, ahubwo nindi gusubiza umuvandimwe wanjye wari kumbwira ngo umugoroba mwiza, ndetse yarari no kumbwira ngo dusohokere i Nyamirambo. Mu gihe nari nkitangira ayo mategeko, uwa mbere wari unketseho mu by'ukuri gufata amashusho yahise asohorwa, asabwa gutanga telefone ye bagasiba ibintu byose birimo. Mu gihe rero nari ndangamiye mu by'ukuri ibyari biri kubera aho ngaho, iminota y'indirimbo ya mbere mu by'ukuri yari igiye kurangira, hahise hasohoka abandi bakobwa bagera kuri 4 bo bambaye ubusa buri, ndetse nongereho ngo buri bose bari bahurije ku mwambaro umwe, utwenda tw'imbere ducitse ku myanya ndangabitsina. Mu by'ukuri ibintu byambereye agahomera munwa, ndetse nkomeza kubaza mu by'ukuri ese ibi ni ibiki biri kubera ahangaha. Reka dusimbuke gato mbabwire mu by'ukuri uburyo ahangaha naje gutegereza yuko hari buboneka isaha yo gukinga, cyangwa se wenda nkagira amahirwe yo kuba nasohoka, hanyuma inshuti yangiza kumbwira ko nta saha yo gukinga n'imwe ihaba. Nyuma yo gusubira mu rwambariro, bakobwa uko ari 5 bagiye kuruhuka, noneho hatangira kwinjira umwe agahabwa indirimbo 4 zo gushimisha abakiriya, ari nako asubiramo bimwe bakoraga mbere ari benshi. Ubwo bari bamaze kubyina bose, byari bimaze kuba nka saa 9 za mu gitondo, nahise mpamagara ya nshuti yanjye ndayisaba ntese hano ntabwo bafunga. Arampakanira ati ego ko Mana ishobora byose, maze ubu ngubu nibwo bagitangira, nta nubwo ibirori biratangira, hano bafunga saa 9 za mu gitondo abantu bashizemo. Namubajije ibigiye gukurikira, ambwira ko bagiye kongera kubyina ari 5 mbere yuko buri umwe yongera gusubiramo. Wari amaze kunanirwa yaringiye, nahise mubwira nti iryo mbonye rirahagije, reka ntahe, isi yanyu ndayisezeye, niwongera kuhambona uzanyivune cyangwa se uzivuna umwanzi. Uyu musore w'inshuti yanjye yaransetse cyane ati abandi ntibasiba hano kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, iminsi y'akabyiniro ikora kuva ku wa 4 kugera ku cyumweru. Nuko nikubuye ndasohoka, gusa icyantunguye nuko ku muryango nahasanze abandi barenga 10 bifuza kwinjira babyiganira ku muryango, ndetse bari kwishyura inote ya 20. Nge mba mvuye aho ntyo mwoka byaramwe, Uwiteka ahimbazwe kuba mpavuye ndi muzima, singe wahera. Ibya Kigali bimenywa n'abayituye, n'abayigenda bo babibonera kure ndetse bakanabyumva nk'amateka. Ibyo wamenya kuri utu tubari rero, utubari nk'utu ntabwo mu by'ukuri tumenyerewe mu Rwanda,
ariko mu bihugu bimwe na bimwe turahaba nitwo twitwa strip club, usangamo inkumi z'ikimero zibyinira abagabo cyangwa se abasore bateruye ibyuma ndetse bisize vaseline, umubiri ushashagirana, nabo babyinira mu by'ukuri b'igitsina gore, bose bambaye ubusa. Mu Rwanda ntitwemewe kuko kuba umuntu yajya mu ruhame no kuvuga ahantu hateranira abantu akambara ubusa buri bifatwa nko gukora ibitera soni kandi bihwanye mu by'ukuri n'icyaha ndetse gihanwa n'amategeko. Ngira ngo mwibuke inkubiri yaturutse kuri Mugabekazi Liliane muri 2022, usibye no mu Rwanda n'ahandi mu bihugu nk'ibya Aziya ndetse n'iby'abayisilamu gukora ibintu nk'ibyo n'amahano, ndetse ubigaragayemo ashobora guhanwa ndetse akaba yanahanishwa igihano gikaze. Gusa nugera mu Burusiya, mu Bubiligi, mu mujyi wa Bruxelles, mu Budage, mu mujyi ndetse no mu yindi mijyi nka Budapest muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, hamwe usanga mu by'ukuri utu tubari dukora twihishe, ariko mu by'ukuri nko mu Barabu iyo bagufashe baguhanisha igihano gikaze. Reka rero mu by'ukuri dukomeze kugenda tubagezaho izindi nkuru, ariko iyi nkuru nayo yaje kuba ibakasa amatwi ndetse n'akasa mutwe kuri izi mbuga ndetse no kuri iyi mihanda. Reka nkwibutse gukora subscribe, share, comment, hanyuma utubwire bimwe mu bitekerezo dushobora kugenda tuganiraho. Nkuko mubireba mu mafoto, ibi ngibi nawe byagutangaza. Uyu mukobwa mureba yambaye ubusa buri, cyakoze icyo yambaye akikwiza ni inkweto zonyine, ahandi yabunuje buri. So turabakunda cyane kuko muri abakunzi bacu bakadasohoka. Ciao, hasta la vista, we love you enough. Ngiye ubategurira nkanabagezaho izi nkuru ndetse n'ibi byegeranyo bya buri munsi. Ni Lion Damuru 777, ndabakunda, bye.